ese koko urukundo rurengeje ikigero rugira ingaruka? Bahaye ikaze abakunzi bacu kuri Kirabo TV, mukomeze mugira ibihe byiza. Rero reka turebe koko nimba urukundo rurengeje ikigero rugira ingaruka. Abantu benshi bavuga ko umukobwa ari we ukunda cyane umusore, hari n'abavuga ko umusore ari we ukunda cyane umukobwa. Iyo ugereranyije rero urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu, ikigaragara nuko bose bakundana ariko bikagaragara mu buryo butandukanye. Iyo umusore akundanye n'umukobwa bikagera aho babana, nuko bose baba bakundana nubwo haba harimo ufite igipimo cy'urukundo kiri hejuru gusumbya undi. Aha rero urukundo tuvuga si rumwe ukunda umuntu kubera amafaranga menshi se, umutungo mwinshi n'ibindi bitandukanye. Oya, ahangaha urukundo tuvuga ni urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Hari abavuga ko rero iyo urebye urukundo rw'abakobwa usanga ari abantu bagira emotion nyinshi cyane mu rukundo, ziza vuba ariko nanone zigashira vuba. Hari n'abandi rero bavuga ko abakobwa iyo bajyanye mu rukundo kuvamo biragorana, bakaba bageranwa n'umuriro w'inkwi z'imyase, kuko zo iyo zifatishije zikaka kuzizimya biratinda kurusha uwazimya umuriro uri kwaka ku mpapuro, ngo nubwo impapuro zigurumana ariko zihita zizima. Gusa iyo urebye ku rundi ruhande usanga abasore aribo bagira urukundo rwinshi gusumbya abakobwa, kuko bo ngo bashobora no kwitanga bakitangira abakunzi babo. Aha rero iyo urebye umubare w'abasore bapfira mu rukundo nibo benshi kurusha abakobwa. Urugero twavuga Romeo wapfuye kubera Juliette, Jacques muri Titanic yapfuye kubera Rosa, Samson yapfuye kubera Delia n'abandi. Ibi byerekana rero urukundo rwinshi abasore bagira ari rwo rutuma bitangira abakunzi babo. Gusa n'abakobwa bitangira abakunzi babo nubwo atari cyane nk'abasore. Aha twavuga nka Juliette nawe yapfuye kubera Romeo. Aha rero reka dushobora no kureberaho tukareba ibintu byagufasha kubaka urukundo nyarwo. Abantu benshi bibeshya ku bintu bitandukanye bashobora guha abakunzi babo kugira ngo babashimishe, ndetse abantu bakora urukundo nyarwo hagati yabo n'abakunzi babo. Aho usanga bamwe bishwa ko amafaranga menshi cyangwa imitungo ari byo bishobora kuryoshya urukundo rw'abakundana, ariko mbakuri inzira ku murima urukundo ruruta byose, kandi ahari urukundo byose biba bihari. Aha rero buri wese yakwibaza mu by'ukuri ibintu ushobora gukorera cyangwa guha umukunzi wawe kugira ngo bubake urukundo nyarwo hagati yabo. Ibi ni bimwe mu bintu byagufasha mu rukundo rwawe n'uwo wihebeye. Ibi ngibi ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere ni kuba hafi umukunzi wawe muri byose. Aha rero iyo tuvuze kuba hafi umukunzi wawe ntibishatse kuvuga kwirirwa umwiciye iruhande, uretse ko mwana abonanya ako kanya bitababuza, ahubwo hari ibintu byinshi ushobora kumukorera bikamwereka ko muri kumwe, nko kumwohereza ubutumwa bugufi se kuri telefone igihe ahuye n'ikimubabaza cyangwa n'ikindi kibazo, ukamwereka ko bikubabaje cyane nawe kandi ko ugiye kumufasha gushaka igisubizo cyabyo. Kumenya rero uko yaramutse, uko yiriwe, yewe nuko yaraye n'ibindi bitandukanye bizagufasha. Mu by'ukuri rero gerageza wite ku mukunzi wawe. Ibintu bikorera umukunzi wawe bizamwereka ko muzirikana cyane muri byose. Gerageza ujye umwereka ko muri hafi, mwandikira ubutumwa bugufi nk'uko twabibonye, umuhamagare n'ibindi bitandukanye uzajya bimukorera. Icya kabiri rero nanone ni ukumuha cyangwa kumugurira impano umutunguye. Bizamushimisha cyane umukunzi wawe kumuha impano zitandukanye, ndetse n'ikindi kintu cyose wamuha ataracyiteguye. Ikintu cyose wamukorera atacyiteguye kizamushimisha. Ibi rero bizamwereka ko muzirikana kandi kumuhoza ku mutima. Icya gatatu ni ukumukunda wenyine. Abakobwa hafi ya bose ntibashimishwa no kumva ko umukunzi wabo afite abandi bakobwa bakundana. Gerageza rero umukunde wenyine niba ushaka kuba mu rukundo nyarwo kandi ruzira ikizinga hagati yawe n'umukunzi wawe, kuko ikimushimisha ni uko akwiharira wenyine, bityo akabaho yumva atuje mu mutima we ndetse kandi akumva anyuzwe nawe mu buzima bwe. Gerageza rero ujye umukunda wenyine, bizagufasha. Cyakane nanone ni ukwita ku muryango we. Aha kandi nituvuga kwita ku muryango we nitwumve ko ari mu bundi buryo butari ukwereka umukunzi wawe kuzirikana kandi kuhoza ku mutima umuryango we. Ibi biramushimisha cyane kandi kumva afite ishema mu muryango we biturutse ku gaciro ubaha, bigatuma akwimariramo wese. Ntiwibagirwe rero ko ugomba kuzirikana umuryango umukunzi wawe aturukamo, haba mu byishimo ndetse no mu gihe cy'akababaro. Ibi rero bizamushimisha bitume nawe
akwishimira mu buryo bwe bityo agukunde bya nyabyo. Gerageza rero ujye wita ku muryango w'umukunzi wawe. Cya gatanu nanone ni ukumugira inama mu byo agiye gukora byose. Burya ngo nta cyiza nko kugira umuntu wizera kandi ugisha inama muri byose. Umukunzi wawe azashimishwa nuko agufite nk'umujyanama we mu byo agiye gukora byose, bityo kandi nawe ugomba kumwereka ko umushyigikiye mu byo agiye gukora byose. Kandi nanone ukanamugira inama zubaka bitewe n'ibyo agiye gukora. Gerageza ujye umugira inama niba agiye gukora ikintu kibi, umubuze, umwereke impamvu, umwereke ibyiza by'icyo kintu agiye gukora, bizatuma akwiyumvamo, akwibonemo cyane. Kumugira inama rero mu byo agiye gukora ni byiza cyane. Nanone icya gatandatu ni ugusohokana n'umukunzi wawe. Hari abantu benshi bishuka ko gusohokana abakunzi babo ari ibyo bafite, nyamara si ibyo gusa, kuko gusohokana ntibivuze kugira ubushobozi bwinshi, kuko icyo waha umukunzi wawe cyose yacyakiriza yombi. Ikindi kandi twumve ko gusohokana atari ugusohokera mu mahoteli, mu tubari cyangwa n'ahandi hantu hatandukanye hakomeye, oya, kuko n'ahandi hantu hose hafite ubwiza nyaburanga mwahasohokerayo hatanabatwaye amafaranga menshi. Gerageza rero ujye usohokana umukunzi wawe rero mwicara ahantu hatuje, hari umutekano, bityo muganire, mubwirane bari ku mutima wanyu. Hari ibintu byinshi byagufasha kubaka urukundo nyarwo hagati yawe n'uwo wihebeye, ariko ndagira ngo nkwibutse ko atari amafaranga, atari n'ubutunzi. Gerageza ujye usohokana umukunzi wawe. Burya amafaranga ndetse n'imitungo myinshi sibyo byaguha ibyishimo. Ibi rero tukubiye n'ibindi nawe wari usanzwe uzi nubikorera umukunzi wawe, uzaba wubatse urukundo rutanyeganyezwa hagati yawe nawe, kandi urukundo ruzabageza kure, ruzabageza ku kintu gikomeye mu buzima bwanyu. Bityo rero binabafashe gutegura neza ejo hazaza hanyu nta mbogamizi mufite mu rukundo rwanyu. Urukundo burya ruraryoha nk'uko nkunda kubibabwira. Gerageza wite ku mukunzi wawe uko ushoboye, kandi nanone jya umenya amagambo aryoheye umukunzi wawe ushobora gukoresha, umukunzi wawe akamuryohera, akanyurwa, akumva nta wundi muntu n'umwe wamukurutira. Ujya uvuga ijambo ndagukunda cyane. Ubusanzwe ijambo ndagukunda ni ijambo buri wese abwirwa akumva arahindutse muri we bitewe n'ubimubwiye n'ukuntu abantu rihabwa agaciro cyane cyane, kuko ridakunze kuvugwa n'ubonetse wese. Icyakora hari andi magambo ushobora kubwira umukunzi wawe akamuryohera kurusha kuvuga ndagukunda. Ushobora kubabwira umukunzi wawe uti aho uzaba hose ndi kumwe nawe. Wari wabwirwa iri jambo ngo wumve ukuntu riryoha? Si ugupfa kurivuga gusa, ahubwo kuko riraremereye. Kumva ko umuntu akubwiye ngo nzaba aho uzaba uri hose ni iby'agaciro gakomeye, by'umwihariko ku bantu bakundana. Ni byiza rero kuribwira umukunzi wawe kenshi muri ahantu hatuje mwishimye, atari mu bibazo, kugira ngo adakeka ko ari bya bindi bisanzwe byo kwihanganisha uwagize ibibazo wese. Gerageza rero ujye ubwira umukunzi wawe ko aho uzaba hose nawe azaba ahari, aho azaba ari uzaba uhari, bizamuryohera, azabikunda. Nanone ushobora kumubwira uti uri uw'agaciro kuri njye. Ubusanzwe tuzi ko ibyo twagereranya nk'iby'agaciro ari zahabu n'ifeza, wenda rimwe na rimwe hakaza n'amafaranga menshi. Baze rero umuntu akubwiye ko uri uw'agaciro kuri we, byaba biryoshye kubyumva kurusha uko yakubwira ngo ndagukunda. Ndagukunda nabyo ni byiza, ariko unamubwiye ko ari uw'agaciro n'iby'agaciro koko ni byiza, yabikunda. Ushobora no kumubwira uti umfatiye runini. Mu buzima bwa muntu ukenera umuntu mu buzima bwa buri munsi. Umuntu rero abana n'abantu benshi mu buzima, afashwa n'abantu benshi kandi bakomeye. Ngaho rero ibaze umuntu kugutoranya mu bandi bantu benshi bamufasha cyangwa se bamuha hafi, akakubwira ngo umfatiye runini. Muri make ni kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe ni wowe umugize. Ibi jambo nawe rijya kuryohera. Gerageza rero ujye umukunzi wawe. Nanone ushobora kumubwira uti nkwibonamo. Ibaze uhuye n'umuntu akakubwira ngo nkwibonamo, urumva ukuntu byaba bimeze? Bishatse kuvuga ngo iyo akubonye aribona. Ushobora nanone kubabwira umukunzi wawe uti tuzasazana. Ni ijambo rero abantu badakunze guha agaciro, ariko rirakomeye kandi riryohera abakundana kuribwirana, ndetse kenshi si benshi bakundana ngo bagere ku iherezo ry'ubuzima bwabo bakiri kumwe. Ingo nyinshi muri iki gihe ziri gutandukana zitamaze kabiri. Iri jambo rero kuribwira uwo mukundana ni ikimenyetso cy'uko nubwo hari abantu benshi bitameze neza mu rukundo rwabo, bikaba byabaca intege, iri jambo rimurema agatima, akumva ko ahumurijwe, akumva ko uzamuhora hafi koko.
ukumva ko muzasazana. Gerageza rero wite ku mukunzi wawe umubwirira ijambo. Noneho umvira ingiri ry'uko rivuga, ubwo uriyumvisha gusazana n'umuntu hatabayemo urupfu nta kindi cyabatanya. Iri naryo rero riri mu magambo aryohera ugutwi cyane kurusha ndagukunda. Gerageza rero ujye wita ku mukunzi wawe, ni byinshi wamukorera akishima akanyurwa kandi akagukunda wenyine. Reka mbashimire rero kubw'umwanya wanyu, nyemerera kandi subscribe nimba utarabikora, unyeganyeze nako kazogera. Mugire ibihe byiza rero, mahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.